guhitamo neza. Guhitamo neza. Ubuzima bw'umuntu wese ahava akagera butunzwe n'amahitamo. Waba ubishaka cyangwa utabishaka ukora amahitamo. Habaho amahitamo meza, habaho amahitamo mabi, kandi uyu munsi ndamenyesha ko no kudahitamo ari amahitamo. Hari amahitamo meza, hari amahitamo mabi, ariko no kudahitamo nayo n'ayandi mahitamo. Kandi muri ibyo bibiri hari icyiciro rero. No choice is choice. Turaza gukoresha ingero nyinshi zo muri Bibiliya, duhereye muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 14. Ni ibyanditswe by'ubusome byose n'ibyanditswe musanzwe mwumva, ari bishyashya ntabwo ndabona urugenze mu ijuru uyu munsi. Ni ibisanzwemo hano muri Bibiliya. Uwahageze yasoma ku murongo wa 14. Matayo 25 umurongo wa 14. Umutwe w'amagambo uravuga ku mugani w'abagaragu bahawe itarama. Yego soma. Matayo 25:14. Wahawe abigenza atyo, nawe afata ayo mahitamo yo kugenda akazicuruza, nawe akazikuramo, agenzura n'izindi, nawe akuramo izindi ebyiri. ariko wahawe umwe aragenda acukura umwobo, waragenda nawe afata andi mahitamo ya acukura umwobo, ahishamo itarama ya shebuja. ya tarama ntiyayirya, ariyo mahitamo mabi, ntiyanayigurisha, arangije acukura umwobo. We nawe afata ya mahitamo yo kudahitamo, ayitabamo. Abavuga ngo databuja naza, itarama ye ngiyi nta kintu nayikoraho. Naba yigiye witwa nyirabayazana cyangwa se bayazana, reka njye nawe itarama ye naza azavira mu ruzindu rwe zamusubiza iki? Yego, maze iminsi myinshi ishize, maze hashira iminsi myinshi, shebuja wabo bagaragaraza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. arangije atangira kubarana nabo imibare y'ibyo yabasigiye. Wahawe itarama eshanu, araza azana izindi itarama eshanu, ati databuja wansigiye itarama eshanu, dore nazigenzuyemo izindi itarama eshanu. Shebuja aramubwira ati, nuko no ku mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, zakwegurira byinshi, yinjira mu munezero washoboje. N'uwahawe itarama ebyiri araza, aravuga ati databuja wansigiye itarama ebyiri, dore nagenzuye n'izindi ebyiri. Shebuja aramubwira ati, nuko umugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, zakwegurira byinshi, yinjira mu munezero washoboje. N'uwahawe imwe araza, aravuga ati databuja nari nzi ko uri umunyamwaga, burya bwose ko usarura utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye, ndatinya, nigirira ubwoba, ndagenda itarama yawe, ndavuga ngo ntibinurukeho, ndagenda na itarama yawe gutaka, dore ngiyi ibyawe ngibi, uko abisigiye ni kubisanze, nta kintu nabikozeho, nahisemo kuba ni kutabaseba yazana. Ariko shebuja aramusubiza ati, aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabutema banze guhitamo, ko wari uzi ko nsaruraho ntabibye, munika ibyo ntagosuye,
ibyo nagosoye. Itarano yawe niwe wari ukwiriye kuyiha abayigenza. Itarano yawe utayihaye ba bandi bari bazi ibirenze ibyo wowe waruzi. Nanjye naza. Noneho nanjye naza. Ukamana iyanjye n'inyungu yayo. Ukamereza iyanjye ifite inyungu yayo. Nuko ni mu mwaka. Anje ababwira ati rero mwebwe mwakoze ibyo mwagomba gukora. Iyo mu mwaka nayo muyihe ufite itarano 10. Muyihe wa wundi wabonye itarano 10. Kuko ufite wese azahabwa akarushirizwa. Ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze. N'uyu mugaragu mureba hano wahisemo gutinya kugira amahitamo akora, wahisemo kudahitamo, wavuze ngo nta kintu ndi bubikoreho, nawe ntacyo amaze. Mumujugunye mu mwijima hanze. Ufate mumujugunye mu mwijima hanze. Niho bazarira. Aho niho bazarira. Bagahekenya amenyo gusa ko nta kindi bamaze. Tubayeho mu buzima bwo guhitamo, ariko abantu benshi bahisemo kudahitamo. Hariho abantu bahisemo nabi barerura turabazi. Hari n'abandi bahisemo neza barerura nabo turabazi. Ariko hari n'abandi bahisemo kudahitamo. Ese wowe waba uri mu bahe? Waba uri mu bahisemo ibihe? Uyu munsi turaganira ku mahitamo kandi meza. Dusome mu Bakorinto ba mbere igice cya 6 ku murongo wa 12. Bakorinto ba mbere 6:12. Mutwe amagambo aravuga ngo imibiri yacu n'ingingo za Kristo. Nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa. Ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ari amahitamo. Yo Pawulo yarimo gusangiza amahitamo ye abanyekorinto. Mu rwandiko rwa mbere yabandikira arabwira ati rero nanjye byose ndabyemererwa. Ariko ndabizi ko byose bitangirira umumaro. Hano ngo byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ayo mahitamo yo narayafashe. Nubwo byose mbyemererwa, nahisemo ko nazategekwa n'icyo ari cyo cyose. Icyo ari cyo cyose. Nawe ko nyangana. Icyo ari cyo cyose nanga ibintu bitatu bundi. Icyo ari cyo cyose aho ariho hose n'uwo ari we wese. Ibyo bintu ndabyanga. Icyo ari cyo cyose. Uzi ko umuntu aho ariho hose, umuntu utazi aho ashaka kujya mu buzima agenda aho ariho hose. Iyo utazi iyo ujya inzira yose kugezayo, kubera ko aho ariho hose unyurwa nawe. Ikindi nanga n'uwo ari we wese, umuntu utazi uwo ari we muri Kristo, abo uwo ari we wese, uzi icyo ari cyo cyose, uwo ari we wese n'aho ariho hose. Uzi umuntu uwo ari we wese kugufata akakujyana aho ariho hose akagukoresha icyo ari cyo cyose. Ibyo bintu we niba ubaganye mu bifitiye ubyihorere. Kamambiri yatwaye isoko ryawe, Silipa yatsindiye iryo soko, Kamambiri yatwaye. Uwo ari we wese iramukwira. Wari wabona umuntu ufite ibikomere ngo Kamambiri yamuriye? Uwo ari we wese, n'agakobwa kanjye kabonye yanjye kashyiramo amano, nta kibazo. Aho ariho hose bayijyanayo, bayijyana dushe, bayijyana mu murima, abana bayijyana aho ariho hose, bayikinisha n'akarere. Icyo ari cyo cyose barakiyikoresha, barayifata Kamambiri bakayikoramo amazamu. Igatuza. Ibaze kandi yagiye ikintu batwara. Ibaze ngeze mu rugo gasanga abantu mu rugo izi nkweto bashyize ku mpande bakozemo amazamu. Nta nubwo bashobora kwitinyuka,
ariko kamambiri nta kibazo, icyo ari cyo cyose wakikoresha. Bayikoramo amapine y'utumodoka tw'abana. Yatsindiye iryo soko. Icyo ari cyo cyose ariho hose n'uwo ari we wese byose. None nawe ushaka kompitinga na kamambiri, uzagira agaciro gake gakaye. Komeza usome. Ibyo kurya n'iby'inda. Aravuga ngo Pawulo arabwira ati ibyo kurya n'iby'inda, n'inda nayo ni iy'ibyo kurya. n'inda nayo ni iyacu. Nyamara Imana ariko Imana izabitsemba byombi. byose izabitsemba. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, umubiri si uwo gusambana nawo, ahubwo ni uw'umwami. ahubwo nawo ni uw'umwami. Kandi umwami nawe ni uw'umubiri. ni uwawo. Kandi ubwo Imana yazuye umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Nimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Mbese noneho ingingo za Kristo. noneho se ko imibiri yacu ari ingingo za Kristo, dukora aya mahitamo ayahe? Mbese noneho ingingo za Kristo, dufata ingingo za Kristo ntazihindura ingingo z'amarayi. zihindura ingingo z'amarayi. Ntibikabeho. aravuga ngo ntibikabeho. Nimuzi yuko rekera aho ngaho. muze gukomeza musome nacyo. Hano Pawulo yari arimo gusangiza amahitamo ye abanyeshuri, ababwira ashize amanga, arababwira ngo byose ndabyemerewe, ariko byose ndabizi ko atari ko bigirira umumaro. niyo mpamvu ntazategekwa n'icyo ari cyo cyose. arangije yongeraho arababwira ngo ibyo kurya n'inda ni ibyo kurya. Impamvu yaguze ibyo bintu ni iyi, nuko amahitamo menshi dukora tuyakoreshwa n'inda zacu. uyakora ushaka ibyo kurya, utekereza ngo ejo bizagenda gute se ninahitamo gutya, ese bisemo gutya byagenda gute? Anje avuga ngo ni iby'inda n'inda ni iyabyo, ngari kubiteka ubu byose azabitsembaho. Rero mushyire agapira hasi, mutekereze nimurangiza gukora amahitamo, nimurangiza mukora amahitamo. ndashaka ko twose tukajya mu itangiriro 25, umurongo guhera ku murongo wa 29. ni iyindi nkuru y'umusore nawe wakoze amahitamo. rimwe na rimwe nabwiye ubuzima tubayeho n'ubuzima bw'amahitamo, ariko hari igihe tugera mu bihe bikomeye bikaba byatuma dufata amahitamo adakwiye. nka mugenzi wacu y'umuntu wahageze soma. Bukeye Yakobo ateka imboga. yitekera imboga. Esawu arinjira avuye mu ishyamba akoza. guhinga gukoza birenze kunanirwa no kuruha. uvuga ni kwa kunanirwa, noneho wamara kunanirwa ukaruha kunanirwa, wamara kuruha kunanirwa ugakoza. ugenda wumva bidakunda, yiriwe ahiga umunsi wose, none hava mu ishyamba yewe. Esawu abwira Yakobo ati, akiva mu ishyamba abwira Yakobo ati, ndakwinginze ngaburira ku bitukura mutetse. murumuna wanjye mbabarira ungaburire ku bishyimbo byawe watetse. Kuri ibyo bitukura byawe, kuko mwoza, kuko nsonze, kuko ndushye. reba inzara ivanze n'umunaniro. nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yego. Yakobo aramusubiza ati, keretse twabura ubutware bwawe. Esawu aramusubiza ati, ubutware bwa Esawu se mu mahanga y'Abanyayisirayeli byavugwaga ko umwana w'imfura ari we kuragwa umugisha wose na se wa Esawu yagombaga kuragwa umugisha wose. Esawu yari
ukaba ubutware bwawe nkaguha ibishyimbo. Yego Esawu abwira Yakobo ati Esawu aramusubiza ati Esawu arasubiza murumuna we ubu se koko aramubwira ngo ubu se ko ngiye gupfa ubwo butware bumara iki? Yakobo aramusubiza ati gato rimwe na rimwe hari igihe ubuzima budukanda tugatangira kubona bya bintu by'agaciro kenshi igihugu byacu nta kintu bitumariye, dukeneye guhindura amahitamo yacu. Iyo usanga Esawu ntabwo yari agiye gupfa, amahitamo yo kugurana ubutware bwe yari kuyagura. Iyo usanga Esawu ntabwo yari atunanijwe no gukoza no kunanirwa, ntabwo yajyaga gufata ariya mahitamo yo gutanga ubutware bwe, ariko kubera ko byari bimugoye cyane yaravuze se ubundi ko ngiye gupfa ubwo butware bumariye. Ese nta bihe bijya bitugerera warangiza ugatangira gutekereza ku myizerere yawe ukavuga ese ubundi ko ngiye gupfa gukizwa bimariye iki? Ubundi nifatiye amahitamo mashya gukizwa bimariye iki? Ubundi ko bitandamiye nipfa ubundi ndaba ndimo kuramira iki? Yewe Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi. Urandahira uyu munsi? Yakobo yari mu gikoni aramurahira. Arangije Esawu aramurahira, agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo. Yakobo arangije ahereza Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse ararya. byo yitekeye ararya. Ibitukura bavugaga si n'inyama nibura ni ibishyimbo. Arahaguruka arigendera. Yakobo aramuha ararya, arahaguruka arigendera. Hafi y'igikoni niho ababyeyi b'abamama baba begereye. Akenshi amakuru y'ibiganiro byabereye mu gikoni biragoye ko abapapa bayamenya, ariko akenshi abamama barayumva. Mama wabo yari yumvise ibiganiro bagiranye n'indahiro Esawu yarahiriye murumuna we. Birangije Esawu ararya arigendera, yumva byaciyemo, ngira ngo no ku mutima yaravugaga se ubundi papa najya gutanga umugisha n'ubundi nijya azaba uriya se ubutware bwanjye yabufata gute? Ariko yarahiye nyina mwumva. Igihe kiragera cyo guhereza Esawu umugisha. Isaka se aramuhamagara amubwira ati muhungu wanjye genda unege inyama mwunda, genda umigire unyicire uze unekere inyama mwunda, nurangiza uze ndire ku bibero byawe uheshuke ngo ubutware bwawe. Nyina arabyumva, abyumvise yibuka rya sezerano Esawu yakoreye murumuna we, aravuga ati se ni amakuru afite, agiye gutanga ubutware kandi mukuru we yaramugurishije. Ese uyu mwana nagiye kurigarura ko murumuna we yamurahiye? Nyuma y'uko se amubwiye ibyo, ntabwo Esawu yigeze abwira se atari ku butware namuhaye murumuna wanjye, nuba ari igihe uhaguye murumuna wanjye, ariko nyina barabyumvise. Arangije aravuga ngo sinareka amanyanga umwana wanjye yabonye ubutware. Reka uriya agiye guhiga, umukuru agiye guhiga, abwira murumuna we Yakobo ati genda hariya ufate umwana umwe w'ihene uwuzane mukarangire ibyo kurya so akumva, nurangiza ubijyanire se aguhereze umugisha, aguhe ubutware bwawe watsindiye. Bikorwa gutyo ntabwo yavuye kumwigisha. Bisoza Esawu avuye guhiga agarutse asanga byaciyemo, asanga umugisha bawutwaye kubera ko yakoze amahitamo mabi ayateye n'ibihe yari ari muri byiza. Nshuti zawe bakristo bene data, akenshi tugarizwa n'ibihe, tugaterwa n'ibibazo bikomeye, bigatuma twahindura amahitamo yacu, bigatuma twareka icy'agaciro dufite tugafata icy'agaciro gatoya.
agira ingano zari nziza cyane. Buri mahitamo yose dukoze agira ingano, kandi no kudahitamo ni amahitamo. Esawu yavuze uyu munsi ushobora gusanga wewe urimo kumuseka uvuga ngo Esawu yari ikigoryi, yagurishije ibishyimbo, yaguranye ibishyimbo umugisha. Ese umugisha wa Esawu w'ubutware waburuta umugisha ukomeye w'agakiza twabonye muri Kristo Yesu? Ibyashoboka. Ese nta gihe kijya kigera tugafata amahitamo asa n'akagurana, asa n'arimo kugurisha agakiza kacu, tubigurisha ibishyimbo, tubigurana ibinyobwa, tugurana agakiza amandazi, tugurana agakiza ibindi bifite agaciro gake? Ubuzima bwawe ubuzi kundusha, ni wowe uzi amahitamo yawe ukora buri munsi. Ariko mu mahitamo yacu ya buri munsi, reka twibuke igifite umumaro n'agaciro. Reka twibuke icyatuzanira ubugingo, icyatuzanira ubuzima. Ngana ku musozo, niki kidutera guhitamo neza? Ni ukwizera. Iyo Esawu aza kwizera, ejo azahageza, ntabwo yajyaga kugurana ubutware, ariko kwizera kwe kwari kwarangiye. Arangije aravuga se ubundi ko ngiye gupfa, ubwo butware bumara iki? Iyo twabuze kwizera dukora amahitamo mabi, ariko iyo dufite kwizera dukora amahitamo meza. Niyo yaba ari mu gushyira ubuzima bwacu mu kaga, dukomeza tuyakora. Urugero nabaha ni Mose mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 24 some. Abaheburayo 11 umurongo wa 24. Mose yavutse mu gihe hari itegeko ryo kwicwa kw'abana b'abahungu b'Abayuda bose. Bose bagomba kwicwa. Abana b'Abanyasirayeli bagomba kuvuka n'abahungu bose bakicwa. Mose aravuga, mama we amaze kumubyara, kwizera kumuzaho, yumva arakomeye. Aravuga ngo Mose ntabwo mwica, nta nubwo ndi umuhishe kure, reka ngende muhishe ku mazi, aho umukobwa wa Farawo ajya kwiyuhagirira. Amubohera agatete, amuhisha mu rufunzo aho ku mazi. Kubera kwizera aravuga ati uko byagenda kose azaba ikindi. Hari ahantu kuko umwana w'umwami ari hakunda kwiyuhagirira, ni akajagari kabayo. Ntabwo hajya haba urujya n'uruza rw'abantu, hajyayo abantu biyubashye gusa. Ni muri viyani, reka niho mujyana, niho honyine ashobora kubonera ubuzima. Kubera kwizera afata ayo mahitamo meza, arangije amujyana. Ibyakurikiyeho ni uko umukobwa yaje kwiyuhagira, abaja be bakabona Mose, barangiza bakavuga ngo tumujyane tujye kumureba. Mushiki wa Mose wari aho ngaho amureberera, araza arabwira se, sinabashakira umuyudakazi wajya aharera ku kana kakabarera akaba umuja wanyu? Baramubwira ngo ntacyo ushagenda umuzanye. Aragenda azana nyina wa Mose, araza noneho abari we bajyana kumushaka. Kubera Mose yagombaga kwitoreza kwa Farawo, kuko yagombaga gutsinda Farawo. Aragenda ajya nyina, aramurera, akajya mu ibere, amuha ibyo bakeneye byose. Ibyo nyina wa Mose atari afite byari biri ibwami, iby'ibwami batari bafite nibyo nyina Mose yari afite gusa. Arangije araza amuha ibere, aramurera, arakura umwana we.
abaho muri ubwo buzima bwubashywe bw'ibwami. Igihe kimwe ngarimo kugenda ngabona umunyegiputa arimo gutoteza umunyayisirayeli, amukubita cyane nabi. Mose yifuheruza afata amahitamo yo kumukura ibwami nubwo hari heza, acakira wa munyegiputa aramutama ibanga rikomeye. Arangije arakomeza arigendera agera mu nabo bibi. Nyuma y'iminsi mikeya asanga abasore b'Abisirayeli babiri nabo barahangana barimo kurwana. Arangije arabegera ababwira ati nta n'isoni murarwana, aho n'Egiputa ubwabo baraturwanya baratubwira uko bwije n'uko bukeye, namwe murimo kurwana ubwanyu mubuze n'ubwenge. Umwe muri bo arashyomoka amubwira ngo mwenda kutugira ngo mwagize wa munyegiputa se wishe. Mose amenya ko inkuru yamenyekanye, ahera ko aramuha ajya kuba umushumba w'ingabo. Aho yari yarahuye arimo kuragira inama, arabonye akazi k'umucakara anagira inama. Cyari kigeze igihe cy'Imana kigera, Imana irangije iza mu ijwi ry'umuriro, igihuru kirangije kwaka cyangwa gukongoka. Aha aragira inama, arabireba, abona igihuru kiranga, agira amatsiko menshi, ajya kureba icyo gihe. Ageze yagiye kucyegera, Imana yamubwira ngo Mose kwetura inkweto kuko aho ugeze nabi. Mose yikangamo asa n'usubiye inyuma, ariko aragiye akwetura inkweto y'igihe. Imana ivuga so Abaheburayo 11:24. Rero kugira ngo mwumve ukuntu kwizera ariko gutuma dufata amahitamo mazima. Yego, kwizera ariko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, yanga kwitwa umwuzukuru wa Farawo. Ahubwo kwitwa umwuzukuru w'umwami hari ikintu cy'agaciro nk'icyo. Ariko iyo ufite kwizera kuguha amahitamo yo kureka iby'agaciro gake kugira iby'agaciro gakomeye nawe. Yego, ahubwo agahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezaneza by'ibyaha. Kumara umwanya arimo kwishimira ibinezaneza byo kubona abanyegiputa barimo kurenganya Abisirayeli. Kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'abanyegiputa babitse bose, ari ubutunzi buruta ubwo kuba yaragwa n'umwami Farawo bwose. Kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa, kubera ko we yatumbiraga ingororano azagororerwa ubwoko bw'Imana bumaze gutumira. Ngo kwizera niko kwatumye Mose yanga icyubahiro kimwe, yanga iby'agaciro gakomeye, yanga ibidasanzwe by'ibwami. Kwizera Imana niko kwatumye nanone Daniyeli yanga kurya ibyo kurya byaterekerewe imbere y'Imana, ahitamo kurya ibishyimbo, ariko yizera Imana kizabaha umubiri muzima. Kwizera niko kuduha amahitamo meza. Ariko udafite kwizera akora nk'aya Esawu, akagurana iby'agaciro. Kwizera niko kuduha gushyira amanga. Muri Yesaya 5:7, ubwo umwami Imana azana abantu icyo gitugana umaze gukomera gutegeka. Iyo bamaze kwizera ntakigutera ubwoba, ntakigutera kujegera, ntakigutera gufata amahitamo mabi yica ubuzima. Ahubwo uravuga ngo uko byagenda nzakomeza
byakuza ukumva n'ambaraga uri bwongere kubona, ariko kwizera niko gutuma ushira amanga. Warangiza ukaririmba nawe ukavuga ngo nuko bamuha amaguru n'amaboko akanwa kawe nako bakakaboha umutima wanjye zasabana nawe akavuga ngo ikinezeza wowe ikikunezeza ni iki? Kwizera niko gutuma mukora amahitamo akomeye. Agira umuntu uzamenya bari barebana hitamo y'ubona ushaka hitamo nabonye uko amahitamo yacu agenda. An informed decision or choices, amahitamo atari informed yagira undi muntu uzamenya. Fata ayo mafaranga usome neza ibyanditse. National Bank of Rwanda. Shyira bose ukabisoma. aravuga ngo nuhitamo aya ndayakuba igihumbi. Nuhitamo aya ndayakuba igihumbi. Nuhitamo aya ndayakuba igihumbi. Aya ni angahe? Ukubye igihumbi ni angahe? Miliyoni. Ayo bahisemo se n'ayangaya n'ayahe menshi? Ibishashagirana byose ntabwo ari sawa. Ibigaragara nk'ibifite agaciro byose siko birusha ibyo dufite bifite agaciro. Hari ibigaragara nk'iby'agaciro gake ariko bikubye inshuro nyinshi cyane ibindi bigaragara nk'iby'agaciro. Ese amahitamo yawe afite amakuru? Ari informed? An informed decision or choice is a misleading decision. Amahitamo adashingiye ku makuru y'ukuri yizewe ni amahitamo ayoboye, ni amahitamo agana mu nzira itari. Amakuru yizewe yakabaye ari gushingiraho amahitamo yawe. Mu ijambo ry'Imana niho hari amakuru y'amahitamo afite agaciro n'amahitamo adafite agaciro. Mu ijambo ry'Imana niho handitse neza iby'agaciro ibyo ari
kizaza. Iyo uhisemo udafite amakuru yizewe yo mu ijambo ry'Imana, uhitamo rimwe na rimwe ibifite umumaro w'iki gihe, ukibagirwa ko hari n'ibindi bifite umumaro w'iki gihe ariko bifite n'umumaro w'igihe kizaza. Hari abaririmbyi baririmbye bamwe bahisemo Sorasi ndetse na Sonarwa ndetse na Radiant na UMP, ariko twe twahisemo wowe Yesu kuko utajuta. Ese amahitamo hari amakuru afite cyangwa ni upfa guhitamo fa ukabanza ukabifunga. Ibigaragara inyuma hano bitandukanye n'ukuri kuri imbere. Dufata amahitamo y'ukuri kw'ikibiri. Tubayeho mu buzima gufata amahitamo, gukora amahitamo, waba ubishaka cyangwa utabishaka. Duhitamo rimwe na rimwe, hari ubwo duhitamo dutya tugasiga miliyoni yigaragara kuko yambaye posheti y'igihumbi. Hari ubwo duhitamo posheti ya bitanu tugasiga miliyoni kuko yambaye posheti y'igihumbi. Kubera kamere yacu y'abantu, iby'ubuntu byose bigira agaciro gake, ariko kuri kuzuye ni ubukuru mu gakiza twaherewe ubuntu harimo agaciro kenshi. Erega tubona agakiza ukana k'ubuntu nako tukagafata nk'ak'agaciro gake ngo nuko ari iby'ubuntu, kubera ko tutazi gusoma neza muri ubwo buntu ikirimo. Dore ibihenze ni iby'umuntu ni ibi, kuko tutarimo gusoma ibiri mu muntu, kuko tudasobanukiwe neza ibiri muri bwabo, twikaba twatwaye. Ese amahitamo yawe ashingira ku ki? Ashingira ku bihe nk'aya Esawu cyangwa ashingira kuri ijambo ry'Imana, cyangwa ashingira ku byo twasezeranye? Twahawe amasezerano akwiye kuyobora amahitamo yacu umunsi ku wundi, mu gitondo na nimugoroba. Ariko turimo guhitamo, tubayeho ubuzima buhitamo bushingiye ku bihe turimo, bushingiye ku bitunganyije, bushingiye ku biduca intege, bushingiye. Ese utekereje neza amahitamo yawe? Urumva ashyitse? Cyangwa upfa guhitamo gusa uko ugomba guhitamo? Amahitamo akomeye twakoze ni ayo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Amahitamo yandi meza dushobora gukora
uguhitamo kuba ari byo tugumamo, ni uguhitamo kuba ari byo bigumana agaciro mu buzima bwacu, ni uguhitamo kudahindura ibyo ngibyo, ahubwo tukaba ari byo twibwira no kuba ari byo twibwira mu manywa na nijoro. Andi mahitamo adukura muri ibyo twembi ntabwo ari ahakuri. Amahitamo yose ni amahitamo atugira icyo ari cyo cyose, atugira uwo ari we wese, atujyana aho ari ho hose, atugira ab'agaciro. Ni muri Yesu Aya niyo mahitamo